Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update News. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iributsa kandi ikamenyesha abaturarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Nubwo ubona ko hari abaturage bamwe na bamwe batarasobanukirwa neza cyane ibijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ugasanga bari kugenda ku murenge gusaba iyi serivisi y'irangamuntu, ariko ugasanga ntabwo bitwaje ibintu byose bisabwa nk'uko leta yabashije kuba yabitangaza. Ugasanga ari kujyana ibintu bikenya, ariko ibindi bintu ntabwo abashije kuba yabyibuka. Mu by'ukuri rero leta ikaba yongeye gutanga rino tangazo kugira ngo abaturage babashe gusobanukirwa neza cyane, abantu batarafata zino rangamuntu cyangwa se n'abantu bari kugenda bafata zino rangamuntu babashe kumenya neza cyane ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuhabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Se ibyo bintu bisabwa kugira ngo babashe kuhabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga ni ibiki ko ubona abaturage batari kugenda bitwaje ibyo bintu byose bisabwa, kandi leta yabashe kuba yabitangaza byose nk'uko bikwiye kugira ngo babashe kuba nyine bahabwa nyine iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga. Se ibyo bintu bisabwa ni ibiki? Ndagira ngo umunyamene mbabwire ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga, ubashe kumenya niba koko nawe ubyuje mu bazahabwa iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndagira ngo munyemerere babwire ibyo bintu byose bisabwa mubashe gusobanukirwamo neza cyane. Ku baturage mutarafata irangamuntu y'ikoranabuhanga mubashe kumenya neza cyane ibyo bintu byose bisabwa kugira ngo ubwo umunsi muzamugiye gufata namwe irangamuntu y'ikoranabuhanga muzabe muzi ibintu byose bisabwa, mubyujuje muzagende ku murenge ibintu byose mubyujuje, kuko ni ibintu byoroshye cyane kugira ngo mubashe kuba mwahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndagira ngo munyemerere mbibabwire ibyo bintu byose bisabwa. Ubundi ikintu cya mbere gisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga nta kindi nuko ugomba kuba uri umwene gihugu w'u Rwanda, ubwo nyine ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Icyo nicyo kintu cya mbere gisabwa. Ikintu cya kabiri gisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa nyine irangamuntu ni nimero y'indangamuntu yawe, cyangwa se irangamuntu yawe wari usanzwe ufite. Icyo ni ikintu cya kabiri ugomba kugenda witwaje ku murenge. Ikintu cya gatatu ugomba kugenda witwaje ku murenge, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ubwo ndavuga ko mufite cyangwa se kutamufite, nawe ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ikintu cya kane rero gisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Niba uri umugore ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu umugabo wawe, nawe niba uri umugabo ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugore wawe. Icyo ni ikintu cya kane gisabwa kugira ngo ubashe kuhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya gatanu rero ari nacyo cya nyuma abantu batari kumenya kandi bahe agaciro kandi gikenewe kugira ngo ubashe kuhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko niba utagifite cyangwa se utakitwaje irangamuntu y'ikoranabuhanga ntabwo uzabasha kuba wayihabwa. Bazajya bakugenda uzagenda bakubwire ko ibintu bisabwa utabyujuje, ariko usange nyine bari gusubije bitewe nuko iki kintu cya nyuma nyine abantu batari kugenda bakijyanye kandi gikenewe cyane cyane ku murenge kugira ngo babashe kuba bahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nimero y'indangamuntu y'umuranga, kano kantu mukumve, nimero y'indangamuntu y'umuranga mumenye neza cyane ko nugenda ku murenge gusabira serivisi irangamuntu y'ikoranabuhanga utitwaje nimero y'indangamuntu y'umuranga ntabwo uzabasha kuhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Uzagenda bakubwire ko ibintu ujyanye bituzuye, bagusubize gushaka iyo nimero y'indangamuntu y'umuranga. Niyo mpamvu rero nababwiye kugira ngo mubashe kumenya neza cyane, abaturage mutarafata irangamuntu y'ikoranabuhanga mubashe kumenya ibikoresho byose bisabwa cyangwa se ibintu byose bisabwa kugira ngo muzabashe kuba mwagenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga muzi ibintu byose bisabwa. Bashizeho umubare utishyurwa, mwajya mubahamagaraho kugira ngo mubashe kuba mwabasobanuza ku bijyanye na gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Uwo rero umubare nta wundi ni 366000, umubare bashizeho utishyurwa ku bantu bashaka kumenya amakuru y'indangamuntu y'ikoranabuhanga iri kugera itangwa n'amakuru mashyashya bagiye atangazwa. Mwajya muhamagara nyine kuri iyo mubare nababwiye mukamenya amakuru ajyanye na nimero y'indangamuntu nyine, cyangwa se niba ibikorwa biri kugenda bikorwa no mu Rwanda bijyana nimero y'indangamuntu y'indangamuntu nyine by'umwihariko ikoranabuhanga iri kugenda itangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri akaba yarashyiriweho icyitonderwa ku bantu bose bari gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga. Icyitonderwa nta kindi nuko umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atitwaje umubyeyi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese umuhagarariye mu buryo bw'imibereho, kugira ngo abashe kuba yamutangira amakuru yizewe muri leta cyangwa se muri sosiyete. Kuko murabizi ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izayigenda ihabwa na wa mwana uzaba ukivuka kwa muganga. Irangamuntu y'ikoranabuhanga azajya abasha kuba yayihabwa. Murumva ko uwo mwana ukivuka kwa muganga cyangwa se n'undi mwana w'imyaka 8 ntabwo yabasha gutanga amakuru yizewe cyangwa se n'imyirondoro ye yose nk'uko bikwiye. Niyo mpamvu rero bashizeho iki cyitonderwa, bavuga ko umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu atijyanye n'umubyeyi we cyangwa se undi muntu umuhagarariye mu buryo rusange cyangwa se mu buryo bw'imibereho hano mu Rwanda, kugira ngo abashe kuba yamutangira amakuru n'imyirondoro byizewe hano muri sosiyete. Mu by'ukuri rero irangamuntu y'ikoranabuhanga si ibyo gusa, nuko izahabwa umuntu uwo ari we wese, izahabwa impunzi, ihabwe abimukira n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda. Irangamuntu y'ikoranabuhanga impunzi, abimukira n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda nabo bazabasha kuba bayihabwa. Ni nyuma y'uko byagiye bigaragara ko bano bantu bari hano mu Rwanda batari abanyarwanda, nyine ubwo ndavuga abanyamahanga, hari serivisi zimwe na zimwe batajya bagenda bahabwa hano mu Rwanda bitewe nuko nta rangamuntu hano mu Rwanda baba bafite nyine. Ariko mu by'ukuri nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga nabo bazabasha kuba bayihabwa, nabo bakagira nyine ubwenegihugu bw'u Rwanda, bakazabasha kuba
bahabwa iyi serivisi zo mu Rwanda zose nk'uko n'abandi baturage bagenda bazihabwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero n'ibyo bintu byabashe kuba leta y'u Rwanda imaze gutangaza ku bijyanye n'irangamuntu n'ikoranabuhanga riri kugenda itangwa kugira ngo abaturage babashe kumenya neza cyane ibintu byose bisabwa. Abaturage bataragerwaho kuba bafatira irangamuntu n'ikoranabuhanga babashe kuba bitegura bajyana ibintu byose bisabwa, ubwo bazaba batangiye gufatira irangamuntu nabo bazaba bazi ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kubaga irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ndagira ngo tuzinye mu magambo, reka tuve kuri iyi ngingo y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ziri kugenda zitangwa hano mu Rwanda, tugende no mu itangazo rya NESA. Aho NESA imaje gutangaza aka kanya itangazo riraba abanyeshuri, rikarireba abarimu, abadirecteur ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri, by'umwihariko ko NESA imaje gushira hanze amatariki y'ibizamini bya leta ku banyeshuri bazakora ibizamini bya leta muri uyu mwaka turimo 2026. Ubwo ndavuga muri P6 senior 3 ndetse na senior 6 ko amatariki y'ibizamini bya leta amaje kuba yajya hanze. Ndagira ngo rero nyababwire mubashe kumenya n'igihe muzabasha kuba mwatangirira ibizamini bya leta ndetse n'igihe bizabasha kuba byarangirira, byose mubashe kuba mwabimenya neza cyane. Nta kindi rero nuko amatariki yabashije kuba yasinwaho cyangwa se na NESA maje gushira hanze, nta yandi. Turahera muri primaire mubashe kumenya neza cyane. Muri primaire bazatangira ibizamini ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2026, nyine barangize ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi muri umwaka n'ubundi turimo, nibwo primaire izaba itangira ibizamini, ikaba yanashoje no ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo abanyeshuri biga muri primaire mubashe kumva rino tangazo cyangwa se ababyeyi babo mubashe kumva rino tangazo kugira babashe kumenya neza cyane ibijyanye n'amatariki y'ibizamini. Reka tugende no muri secondaire naho tubabwire amatariki yaho ibigihe ibizamini bizabasha kuba byatangirira bya leta. Bazabasha kuba batangira ibizamini ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi bageze ku itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo ndavuga muri secondaire. Gusa nanone NESA ikaba yongeye gutangaza itangazo cyangwa se imenyesha abanyeshuri bose ko bagomba kwiga neza cyane bashizeho umuhate kugira ngo babashe kuba batsinda bino bizamini bya leta, kuko ni ibizamini n'ubundi byoroshye basanzwe bakora nk'ibisanzwe, kuko NESA ivuga ko ibizamini n'ubundi baba basanzwe bakora ari ibyo bindi basanzwe bakora mu ishuri, amakwiza, amatest, homework ndetse na examini zo ku ishuri, ubu usanga byose byo byagenye biba combined muri kino kizamini cya leta. Murumva ko ni ikizamini kiba gisanzwe cyoroshye mugiye gukora ibintu muzi. Gusa none NESA rero kabimenyesha abanyeshuri kwiga neza bashizeho umuhate, kuko umunyeshuri murabizi ko utazabona amanota 50, ndavuga muri primaire mu wa gatandatu ajya mu wa mbere ntago azajya mu wa mbere, uva mu wa gatatu ajya mu wa kane nawe ntago anaza bafite amanota 50 ntago azajya mu wa kane, ndetse n'abantu barangije bafite za diplome, umuntu uzaba ufite amanota 50 kuri diplome ntago yemerewe kuba yabona diplome, ahubwo azagenda gusibira. Murumva ko mugomba gushiramo imbaraga mukiga mugashiramo umuhate kugira ngo byibuze bino bizamini bya leta mubashe kuba mwabitambukamo amahoro, mubashe kuba mwatsinda, ndetse namwe murangize mufite nyine diplome zimeze neza ku isoko ry'umurimo, muzabe muri abanyeshuri bameze neza cyane. Murumva ko rero mu by'ukuri rero NESA ikaba imaze kumenyesha nyine by'umwihariko ababyeyi babashe kuba bamenyesha abanyeshuri babo ko amatariki y'ibizamini abashije kuba yatangazwa yanajya hanze kugira ngo bitegure neza cyane. Ubwo ibizamini bizaba byaje bazabe bazi icyo gukora, ari abanyeshuri bazi kwiga cyane ndetse bazi n'ibintu barabyize neza cyane babifite mu mutwe kugira ngo babashe kuba batsinda ibizamini bya leta. Ndabashimiye twamanya kuva video itangiye kujya irangiye muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba video wayikunze kora like, utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha societe nyarwanda nyamwinshi kwikura mu mukeri. By'umwihariko ni kuri Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibyagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Ni kuri Rwanda Update News, turakunda cyane.